uhawe ikaze kuri Abaragwa TV, Abaroma igice cya 8 umurongo wa 17. Kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, agakiza ni ku buntu. Haleluya. Iyo ntaye risa urabesha we, iyo ntaye risa uhanura ibitari byo, iyo ntaye risa intore ziratakara. Shawini mandikota helisolela tekaraboria. Iyo ntaye risa mwagendanye karabaye. Hari abantu benshi batagendanye na Elisa, intorezo zabo ziratakara. Muntu w'Imana, ongera usabe Elisa ku buzima bwawe, ongera usabe Elisa mu rugo rwawe. Iyo ugiye kubaka urugo nta Elisa rurasenyuka. Iyo ugiye kubaka urugo nta Elisa harabama akavogere. Iyo ugiye gukora ubukwe nta Elisa ubanza gusambana ukatanga Avanse. Iyo ugiye mu gakiza nta Elisa nukuri wihana bimwe ibindi ukabisiga. Ariko icyampa Imana ukamenya agaciro ka Elisa imbere y'abana b'abahanuzi, warangiza ugamenya agaciro ka Yesu Kristo ku buzima bwawe mu mibereho yawe. Ongera ubwira Yesu ati nukuri nagiye ngenyine, njya kubwiriza ngenyine, nagiye guhanura tutajyanye, nagiye gusana ingo tutajyanye, ndangije intorezo iratakara. Imana itugirire neza. Hari abantu batakaje intorezo, batora ubutunzi intorezo zaratakaye. Mu yandi magambo reka nkubwire, burya ushobora gufyira isuka ku rutugu, ukuri imbere ashobora kubona umuhini akagira ngo uri inyuma we yabonye ko ari isuka. Ariko icyampa Imana ukamenya intorezo. Reka nongere irindi jambo rivuga ngo Imana iguhe intorezo ingana n'ibiti igiye kuzagutemesha muri uyu mwaka n'umwaka uzaza. Kuba Elisa ahari, kabiri abana b'abahanuzi bahari, gatatu abana b'abahanuzi bakamenya igituma ubuzima bwabo butagutse, kane bakamenya n'uwo bagomba kubibwira, Imana ishimwe, gatanu bakamenya yuko uwo babwira yuko ubuzima butagutse ni nawe bagarutse baramubwira ngo reka tujyane. Hari impamvu nagizemo n'ikindi kintu cyitwa ihishurirwa, kuko byanashobokaga ko yari kubemerera ati mugende, ariko ntibagire ihishurirwa ry'uko hari ingorane baza kugira mu nzira. Ariko baravuga ati nta mpamvu ingabo zitagira umutware bazita impehe, birakwiye ko tutagenda twenyine, ahubwo turi busabe Elisa tujyane. Umwe muri bo yagize ihishurirwa, aramubwira ati databuja nubwo utwemereye, ongera utwemerere nawe uze tujyane. Shalom, reka mbasuhuze mwese abakurikiye Abaragwa n'umurongo wa YouTube by'umwihariko musanga ivuga butumwa n'ibiganiro bitandukanye byerekeye iyobokamana. Uyu muri aka kanya kanone murabona rero umuvuga butumwa wambaye neza, wabyambariye kuko umukozi w'Imana. Muri iminsi afite ubutumwa bukomeye, afite message zikomeye, kandi kumukurikira n'iby'ingenzi cyangwa se kugendana n'iby'ingenzi, kubera ko muri iminsi ari Imana iri kumukoresha. Tuguhaye karibu. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Ndanezerewe kandi ndishimye. Ni umugisha mwinshi ku baba bagezeho bwa mbere. Ni Mukaribiya Pasikazi, ndi umupantekoti. Rero reka dusenge Imana, tuganire ku ijambo ry'Imana rigufi cyane, niturangiza turisengeremo. Turagushimiye kuko uri mwiza kandi imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Uhereye kera kose nta gacu ko guhinduka kakugaragaraho. Ndanezerewe Kristo ko wongeye kuma iki kibanza kugira ngo nyicaremo mvuge gukomera kwawe. Twarakubonye turongera turakubona, n'uyu munsi turakubona, tuzakomeza kukubona uhereye none ukageza iteka ryose. Ngaho tegekera umuntu wese, ijambo ryawe ritindane n'ubuzima bwe, ritindane n'imibereho ye, ritindane n'isezerano wavuganye nawe. Icyampa akanwa kanjye kakavuga ukuri gusa, ubugingo bwanjye bugakomeza kugukorera mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome mu gitabo cy'Abami ba kabiri, ni igice cya 6 umurongo wa 1. Haravuze ngo bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati dore aho tuba imbere yawe hatubera hato, noneho turakwinginze reka tujye kuri Yorodani, umuntu wese akureyo igiti twiyubakire aho kuba. Arabemerera ati nimugende. Umwe muri bo aravuga ati ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe. Aramusubiza ati ye ndaje. Nuko barajyana, bageze kuri Yorodani batema ibiti.
umwe muri bo agitema igiti, intorezo irakuka igwa mu mazi. Arataka ati mbonye ishyano databuja, kuko yari intirano. Uwo muntu w'Imana aramubaza ati iguye he? Arahamwereka, ahera akatema igiti agitera mu mazi, intorezo irareremba. Aramubwira ati yisingire, arambura ukuboko arayisingira. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ry'Imana narihaye intego ivuga ngo gendana na Elisa, nibwo ibizakubaho byose uzabiboneramo igisubizo. Bene data nshuti z'umusaraba, mukurikira Abaragwa TV, aba bana uyu Elisa ni wa wundi wakoze umurimo w'Imana, afata ku mwitero wa Eliya, atumbira Eliya mu kujyanwa n'igare, umwitero uragwa, Elisa arawutumbira. Elisa yakira ku mpano y'Imana, nawe atangira gukoreshwa imirimo n'ibitangaza. Ariko aba bana b'abahanuzi ni ba bandi bakundaga kumwitegereza avuga ati ese ubwo yambukanye na Eliya karenga amazi, ese nagaruka biragenda gute? Mu yandi magambo, uyu Elisa ni wa wundi bagiye batega iminsi, hanyuma mu kwa kumutega iminsi Imana ikagenda imwereka igitangaza kugera ku rwego rw'uko abaye umuhanuzi w'Imana. Imana ishimwe. Hanyuma rero Elisa ngo abana b'abahanuzi igihe kimwe baramubwira ati databuja, dore twebwe aho tuba hatubera hatoya, duha uburenganzira tugende kwitemera igiti twiyagurira ubuzima. Birashoboka ko yari ubuzima bw'umwuka kuko ni ijambo ry'Imana, ariko ubuzima bw'umwuka buhera mu buzima bw'umubiri, nk'uko roho nziza itura mu mubiri muzima. Imana ihimbazwe. Icyo nshaka kukubwira ni iki: iri jambo nagigiyemo ibintu bigera muri bingahe. Icyambere, kuba Elisa ahari. Kabiri, abana b'abahanuzi bahari. Gatatu, abana b'abahanuzi bakamenya igituma ubuzima bwabo butagutse. Kane, bakamenya n'uwo bagomba kubibwira. Imana ishimwe. Gatanu, bakamenya yuko uwo babwira yuko ubuzima butagutse ni nawe bagarutse baramubwira ngo reka tujyane. Hari impamvu nagizemo n'ikindi kintu cyitwa ihishurirwa, kuko byanashobokaga ko yari kubemerera ati mugende, ariko ntibagire ihishurirwa ry'uko hari ingorane baza kugira mu nzira. Ariko baravuga ati nta mpamvu, ingabo zitagira umutware bazita impehe, birakwiye ko tutagenda twenyine, ahubwo turi busabe Elisa tujyane. Umwe muri bo yagize ihishurirwa, aramubwira ati databuja, nubwo utwemereye, ongera utwemerere nawe uze tujyane. Elisa ntabwo yari guhakana, kubera ko azi neza yuko yari afite umurimo ukomeye muri aba bana b'abahanuzi. Hanyuma baragenda nk'uko ijambo twarisomye. Bamaze kugerayo ngo umwe agitema. Imana ishimwe. N'umwe agitema. Ntabwo Bibiliya ivuze ngo batangiye gutema. Bibiliya iravuze ngo umwe agitema, intorezo irakuka. Ngo imaze gukuka ngo iratakara. Imaze gutakara ahita akoma kamo, aravuga ati ngushije ishyano databuja, nuko yari intirano. Muri iri jambo ikindi kintu nakuyemo nuko yamenye ko atemye, anahishurirwa ko ari bugombe gutaka. Icyambere yari azi yuko iyi ntorezo ari intirano. Imana ituganze cyane. Amaze kumenya ko ari intirano, yahise abwira sebuja, dore ikibazo ndi bwibaze, ese yaza kuba batarabwiye Elisa ngo bajyane, intore zigakuka, yari kubwira nde? Akabazo. Ikindi nakuye muri aya magambo cyahinduye ubuzima bwanjye, nakuyemo ijambo rivuga ngo nta mpamvu yuko ugomba kubura umukuru mu buzima bw'umwuka, cyangwa se ugomba kubura umukuru mu buzima bw'umubiri. Bivuze ngo ugenda wenyine arasakumba, kandi ugenda wenyine atoragura ibyo abonye, kandi uzi icyo ashaka ntafata icyo abonye. Imana idutabare cyane. Hanyuma abana b'abahanuzi rero, ngo umwe agitema, intore zirakuka, igwa mu mazi iratakara. Arangije abwira databuja ati ngushije ishyano. Imana idufashe, abantu twebwe dukorera Imana, cyangwa se umuntu wese ku giti cye akwiye kugira Elisa
wenda muri iki gitabo cy'isezerano rya kera Elisa mu buryo bw'umwuka uyu munsi cyangwa se mu buzima busanzwe ndamufata nka nyakubahwa umwami wacu Yesu Kristo. Iyo ugendanye na Yesu ntabwo uhuzagurika, kabiri ntabwo ukora ibyo ubonye, gatatu ntabwo uvuga ibyo ubonye, kane ntabwo witwara uko ushatse. Ahangaha ijambo ry'Imana ryanyigishije iki? Uyu muntu w'Imana amaze kugaragazaho intorezo yatakaye, yatemye igiti. Igiti birashoboka ko iyo urebye umusaraba Yesu yabambwe ku giti. Iki giti nyamara abantu benshi nubwo tutacyubaha, ariko iki giti cyaducunguriweho umwami wacu. Niyo mpamvu twizera umusaraba, niyo mpamvu dukunda umusaraba. Imana ishimwe. Ukunda umusaraba wa Yesu, ubibwire n'abandi bose, uzahora uca bugufi utumbira uyu musaraba, kuko ku musaraba niho nakuriweho umutwaro. Ku musaraba niho uyu mwana w'umuhanuzi yaronkeye iyi shoka, yaronkeye iki gikoresho cyo gutema ibiti. Nuko habonetse umusaraba wa Yesu. Mu mbaraga n'amavuta byari biri muri Elisa, mu mirimo y'Imana yagiye imukoresha, n'umusaraba nawo ntiyigeze awuta, ahubwo yafashe igiti, yatemye igiti. Iyo usenze amasengesho akora ibintu bikomeye, yatemye igiti akubita mu mazi. Reka nkubwire icyama ukamenya aho intorezo yawe yakorokeye, mu yandi magambo yamanukiye. Niwamara kumenya aho intorezo yamanukiye, nibwo uri bubwire Yesu ati iyanjye yatakaye nagiye mu businzi, iyanjye yatakaye nagiye mu busambanyi. Yesu, iyanjye yatakaye ndi mu bujura, iyanjye yatakaye ndi kwiba, iyanjye yatakaye naciye inyuma umugore wanjye, iyanjye yatakaye ndi mu ishyari, iyanjye yatakaye ndi mu magambo, iyanjye yatakaye ndi mu bwibone, iyanjye yatakaye ndi mu kubeshya, iyanjye yatakaye. Icyama ni wisolalate afome gontra, ukamenya intorezo yawe yatakariye. Muvuga butumwa, intorezo yawe yatakariye he? Muhanuzi, intorezo yawe yatakariye he? Munyamasengesho we, ko wasengaga, intorezo yawe yatakariye he? Yewe mukozi w'Imana mu ngeri zitandukanye, yewe muntu ufite icyo akora mu murimo w'Imana, yewe muntu witwa igikoresho cy'Imana we, intorezo yawe yatakariye hehe? Ese Elisa arahari kugira ngo umwereke aho yatakariye? Ni ikibazo nanjye ndimo nibaza. Elisa wawe uyu munsi ni nyakubahwa umwami wacu Yesu Kristo. Murangira aho yatakariye, umubwira ati Yesu nukuri nagiye gutema igiti, ngitema intore iratakara. Reka nkubwire agahinda mfite n'umubabaro mfite nihishurirwa mfite, nuko abantu benshi iyo bagiye mu ivugabutumwa bagatora intorezo bakagenda, iyo bageze ku ruhimbi batari kumwe na Elisa bavuga ibyo bashatse. Iyo nta Elisa urabeshya we, iyo nta Elisa uhanura ibitari byo, iyo nta Elisa intore ziratakara. Shawini mandikota helisolela tekaraboria. Iyo nta Elisa mwagendanye karabaye. Hari abantu benshi batagendanye na Elisa, intorezo zabo ziratakara. Muntu w'Imana, ongera usabe Elisa ku buzima bwawe, ongera usabe Elisa mu rugo rwawe. Iyo ugiye kubaka urugo nta Elisa rurasenyuka, iyo ugiye kubaka urugo nta Elisa harabamo akavogere, iyo ugiye gukora ubukwe nta Elisa ubanza gusambana ukatanga Avanse, iyo ugiye mu gakiza nta Elisa nukuri wihana bimwe ibindi ukabisiga. Ariko icyampa Imana ukamenya agaciro ka Elisa imbere y'abana b'abahanuzi, warangiza ugamenya agaciro ka Yesu Kristo ku buzima bwawe, mu mibereho yawe. Ongera ubwira Yesu ati nukuri nagiye ngenyine, njya kubwiriza ngenyine, nagiye guhanura tutajyanye, nagiye gusana ingo tutajyanye, ndangije intorezo iratakara. Imana itugirire neza. Hari abantu batakaje intorezo, batora ubutunzi intorezo zaratakaye. Mu yandi magambo reka nkubwire, burya ushobora gufyira isuka ku rutugu, ukuri imbere ashobora kubona umuhini akagira ngo uri inyuma we yabonye ko ari isuka. Ariko icyampa Imana ukamenya intorezo. Reka nongere irindi jambo rivuga ngo Imana iguhe intorezo ingana n'ibiti igiye kuzagutemesha muri uyu mwaka n'umwaka uzaza.
Imana iguha intorezo. Haleluya. Imana iguha intorezo. Ntago wafata igiti gifite umubyimba wa santimetero 1000 ngo utemeshe intorezo ifite santimetero 25. Icyo gihe usenga ubwira Imana ati nkeneye ponseze. Ponseze ndayigereranya no kwa kundi iyo batema ibiti by'inganzamarumbo bakoresha urukerezo rukorana n'amashanyarazi. Mwarabibonye. Rero Imana iguha urukerezo rwuzuye amashanyarazi. Aya mashanyarazi ni power y'umwuka wera. Ni power y'umwuka wera. Iyo ufite umwuka wera no nyakubaha umwami wacu mukagendana, urabasha gutema igiti gifite umubyimba ufite santimetero nyinshi. Imana itugirire neza cyane. Uyu munsi ndashaka kukubwira ngo utekereze, ese mu buzima bwawe hari Elisa ufite? Ese niba ntawe ufite, wowe wagiye wamusize, intore zitakaye wabibwiye nde? Intorezo yawe utemye igiti bwa mbere igatakara, watatse nde? Ese waba waramenye aho imanukiye? Ese umaze kumenya aho imanukiye Elisa wamusize wabibwiye nde? Imana idutabare cyane. Icyama ukitahura, icyama ukimenya, icyama ukisobanukirwa, kuko niwisobeka birakubera ibyago. Kuko nyakubahwa umwami wacu niwe nakubwiye ngo niwe Elisa ku buzima bwawe uyu munsi. Aba bana b'abahanuzi hageze igihe Elisa ababwira ngo nibajya gusoroma imboga. Muri Bibiliya ntagatifu baravuga ngo ni isosi. Barangije bajya gusoroma imboga, umwe aracinyuma umwe acinyuma aca umutanga. Mu yandi magambo aca uburozi ashyira mu mboga. Kandi Elisa yaragiye kugaburira iki? Abakozi b'Imana, abana b'Imana. Hari aho wageze bagushiriramo umutanga, ariko ubwo Elisa hari, haleluya, yafashe agafu aminjira muri ya nkono, uburozi bugira iherezo. Reka nkubwire, nusiga Elisa mu ivugabutumwa, nusiga Elisa mu kubaka urugo, nusiga Elisa mu buzima bwawe, bazagushiriramo umutanga. Niba gushiriramo umutanga, nta uzakurogora, uzapfa wagiye kubwiriza, uzapfa wagiye gusenga, uzapfa wagiye gukora business runaka. Ndakwinginze, nanjye niyinginga, gendana na Elisa ari we nyakubahwa umwami wacu Yesu Kristo. Mu buzima busanzwe gira umujyanama, mu buzima bw'umwuka jyana na nyakubahwa umwami wacu Yesu Kristo. Shalom. Tujye gusenga Imana. Urera kandi urakiranuka, umunyembaraga, ni wubahwe kuko uri nyakubahwa. Aka kanya ndasenze kugira ngo buri wese abone Elisa mu buzima bwe. Elisa adahari, intore zizatakara, nitumenya aho yatakaye. Nitunahamenya ntabwo tuzamuhamagara kuko tutari kumwe. Ndakwinginze kandi ndategekeye umuntu wese, intorezo we aho yatakariye ahamagare nyakubahwa umwami wacu Yesu Kristo, amwereka aho yatakariye. Mu musaraba habonekemo ibintu byongera kureremba. Mu yandi magambo, aho yamanukiye abariho izamurirwa. Abari baravuze ngo ntabwo uzongera kuvuga ubutumwa, ngo ntabwo uzongera guhanura, ntabwo uzongera gusenga. Yesu araje kugira ngo aho intorezo yawe yatakariye abariho izamukira. Nawe yatakaye ukaba utaragira imbaraga zo guhamagara Yesu, ndasenze ngo utegwe inkunga n'amaraso ya Yesu Kristo, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Uhawe ikaze kuri Abaragwa TV, Abaroma igice cya 8 umurongo wa 17. Kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, agakiza ni ku buntu. Haleluya.